Kenesi yabivuze no kuri radio. Yego byanagezeho Kenesi avuga ko Kenesi aba yavuze ngo ni benshi. Asaba ko ngo atazongera kumusifira match. Saka byari bikabije. Ntigeze kuvuga ko Sirolisa yavuze ngo badge ngo ayisize ngo ibyondo. Yakoreje amatotoro ndumva. Niba if I caught him well. Ariko yavuze ko ayisize umwanda. Ndumva. Uwo no wambere ngo Nizeyimana Isiaka dore n'uyu. Akunze kwambara marinete rwose ariko ndavuga mu buzima bwo hanze arbitrage. Nizeyimana Isiaka niwe musifuzi wari uri hagati mu kibuga ubwo Gasogi kinaga na APR. Igitego Gasogi yatsinze nticyemerwe. Murabyibuka musifuzo ku ruhande avuga ko habayemo offside ibintu nk'ibyo bigateza rwa Serera. Akose bya Isiaka. Ntabwo byari bya Isiaka. Ubwo ni kimwe mu byo twari Emmanuel niwe wari ku ruhande. Babyibuka jewe Emmanuel. Emmanuel niwe wari uri ku ruhande. Gasoma ko Kenesi yavuze. Yaravuze ngo ngarurisa naca ku iposta abantu bakwiriye kumuseka. Badge yambaye yaharaniye ibyo yakoze ayisiza amatotoro. Kenesi yamurakare cyane. Uyu nguyu we Kenesi yavuze ko ngo Isiaka yamwibwiriye n'umunwa we ko ngo ntabwo yari kubabaza ngo abayobozi ariko bavugaga ba APR ba Ferwafa ko byumvikana ba FIFA cyangwa ba undi musifuzi ubwo wambe turaje tuvuge ubundi biraza Isiaka n'uburyo agenda ariko ni test physique abantu babyumva ibanziriza amahugurwa kugira ngo mutangire umwaka w'imikino ikorwa buri mwaka n'ubundi bivuga ko Isiaka yajyaga dutsindwa bakatorera Isiaka ngabo wenda tujya kuri effective byabagira ku champion Rwanda effective turaje tubigiyeho ariko Isiaka tayari undi yitwa Ngabonziza Jean Paul abantu barimo ngabo ko numva yasifuye match ya APR na Gorilla Inyamirambo penalty asifura match ya penalty ya Musa Yakunda yahora ayisifuye na wa mupira wo mu gatuza wa Kaye APR na AS Kigali cyane ndamwibutse hano byaro anga ari 4e arbitre kuri ya match ya Vare mu Rutangari arimo Serera amuganiriza Ivare turutse ngo Vare yari mu Rwanda abaga inturo kuva ibi bintu ngo kafi bibonye usibye no kubambura badge ngo yaci igiti ngo yabadiye cyaturamutse Rugangura Ngabonziza Jean Paul nawe ubu ngubu barimo baramusukira amazi ku gahanga ibintu birakomeye cyane ariko ndasaba ikintu kimwe ariko nigeze kumubona mu mikino ya nyuma mbona yaranabyibukiye uko ndasaba ikintu kimwe bajya bakora isi test ari na ambulance oya ntabwo yahabura kuko abaganga bari qualifié ko hano hari igihe umuntu agira ngo ni imikino umuntu akaba yahagirira ikibazo gikomeye cyane arigiye wishingwa cyo bita first aid urazizi ubufasha bw'ibanze abaganga babizobere buri stade Amahoro iranabugira babizwa ari abakozi ba stade Amahoro bashinzwe ibyo bintu cyane baba hari rero undi muntu uwo dusorwa ni Ngabonziza Patrick Ngabonziza Jean Paul Ngabonziza Patrick ako nari Ngabonziza Jean Paul uyu nawe ari muri abantu basifuye match nyinshi umwaka ushize bafite match menshi cyane nawe yigeze gushakirwa badge ku bwa Celeste hiti aba nabasifuzi twagiye tuvuga tuti ko barimo basifura match zikomeye muri buka abasifuzi ko basifuye match zikomeye zose aba ba Isiaka babangabo nziza match zikomeye ugasanga match ikomeye ntibari ku international ukumva ngo Samu ngo na Cyucyuri ngo barabari mu ntara nawe ngo Ngabonziza Patrick ngo nako Ngabonziza Jean Paul ngo arabari hagati zikomeye match ya Police na APR zayahe makipe AS Kigali na APR ugasanga hari ukuntu bagaruka kenshi Musanze na Marine zikaba arizo hanyuma undi rero Ngabonziza Patrick afite abafana benshi atsinzwe bwa kabiri uza abantu uri kwane kuri YouTube ngo se we byagenze gute Patrick wacu nyine bamuhangayikiye afite abakunzi benshi Ngabonziza nawe bamushakiye badge byaranze Ngabonziza Patrick umwaka ushize yari yatsinzwe bakora n'ubwa gatatu yatsinzwe bwa mbere yatsinzwe bwa mbere ari instructeur wa FIFA none bemerera u Rwanda gukora repeshage hari abu Rwanda gusa zazindi ujya wumva Hategekimana Corneille yajya akoresha ariko nawe buriya n'uwa FIFA bayikoresheje bwa kabiri nabwo aratsindwa
bamwangira gukora shampiyona buriya Fazari yari ahari ariko adakora. Patrick yatsinzwe Patrick ajya gukorera ibizamini i Burayi muri Espagne. muri naho twavuga ngo niho yiga yari agiye gushaka buriya minima niwe ko twabyita aragenda aranabibona aragaruka ariko kundi bamukubise match 10 mu mezi abiri barimo bamushakira badge cyo ndakizi. Umusifuzi wasezeragariswe cyo ndakizi. uyu musifuzi nawe mu bantu bakoze ibizamini bagatsindwa nawe arimo abantu biranze rwose kuri TV10 muri kumubona ndetse na kuri YouTube channel yacu. Umuhungu ahuye n'ibihe bibi ibyago amabaruwa nk'igihumbi yicaye muri Ferwafa amutegereje yamuregaga ibyabaye Bugesera ibyabaye kuri Gorilla na Kiyovu murabyibuka Kirasa aseka akavuga ati this game was amazing. Ariko impamvu ngo anamutegereje byabaye kuri Kiyovu na Marina ariko ntiyari Kiyovu na Marina Tangaruri ibyabaye kuri Kiyovu na Mukuru Rwasamanza aravuga ati ibi ni ibiki ibutari ibintu byabaye kuri Vision na Marine Birungi ararega ibyabaye kuri Vision na APR niwe Eric we yarigendeye. Byagenze gute Serike? Dore impamvu nabivuze ngo amabaruwa ngo afite ngo umupira asigaye wanga cyane ntabwo rwose nasegeze hanwa Patrick ahubwo wamaga indi match nyuma y'ibaruwa runaka y'ikipe yari muregaga ikipe imurega bahita bamuha indi match kandi ikomeye kurusha yindi. Patrick Ngabo y'Isonga kugera ubu tuvugana yatsinzwe test ya physique undi no umusifuzi wo ku ruhande urumva Yitwa Karangwa Justin mpuzamahanga niwe mpuzamahanga buriya ngemenye ko menye ko ngo ari ugize ibyago kurusha abandi. Dore nguyu rwose nk'umusifuzi w'abasore rwose bafite gabari Justin Karangwa ngo agize ibyago kurusha abandi. Karangwa atsinzwe bwa kabiri kuko ngo bari bageze muri ngo bari mu mahugurwa ya ekri kwa kuninye atarayo mu kibuga yo kwandika nyine ngo muri CAF Elite yarari mu bahugurwa y'abagomba abatsinze neza ibyo bizamini bakora bahita bajya kuri rutonde rwa ba Sam wikunda babasifuzi bakora bahembwa ba professionnel yarari muri abo rero barimo babigerageza none ngahise kubitirwa muri physique ikintu bahita bakora rero ngo bahise bamwirukana no muri izo classe za elite baba we ege gihombo kandi noneho reka tubanze tuvuge wanyuma kugira ngo tujye no muri ntuza mu ngaruka sibyo uwanyuma yitwa nde uze konshakira naho bahuriye bose aho uretse muri arbitrage aha uwanyuma yitwa Ndayambaje Amdane no musifuzi wo ku ruhande cyazagoni bayanga uwo nawe yatsinzwe Nikora reka mukabukiri ifoto ye nawe kugira ngo tubyirukanse cyane hanyuma muti rero aba bantu ingaruka ziri bagereho ni izihe aba basifuzi locale abangaba badafite badafite za FIFA bo ntabwo ari itegeko ariko birashoboka Ferwafa iramutse ibapfuye agasoni yakwandikira FIFA ibasabira repeshage. Nanjye hari umuntu muri komisiyo bimbwiye uwabaye muri komisiyo avuga ko ngo bafite repeshage cyane mbere bisaba ko champion bisaba ko Ferwafa ibisaba ariko FIFA ntijya ibyanga ariko aho ni kubasifuzi bari locale kuko iyo repeshage inakorwa n'aba instructeur ba hano ntabwo bisaba ko bongera gutumiza uwo hanze ariko naho nigeze kumva ko habamo kwiba maguyi harimo magoyi hari umusifuzi hari ukuntu ari ugize kwirukankira mbere yo kujya babambika ama GPS babambika ama GPS bakareba ibihe report FIFA ibiyibona bakareba ibihe yakoresheje ariko baramuvumbuye ntugire ariko ngo iyo ashaka kugutsindisha hari gihe wirukanka wamara nk'amasegonda 20 akabona gutangira ubwo ayo masegonda 20 abavuyeho cyangwa se akakubwira ngo tangira agakanda chrono hashira amasegonda 30 akavuga ati go ubwo ayo 30 ubugiye gukoresha ibihe birebire kuko harimo 30 yabaze utarahaguruka ibyo nabyo ibyo byagenze bite ngo umuntu yirukanka ibintu bise byabera mu Rwanda ndaza ko byumva rwose kuko ibi bya physique bifatwa na video ubwo izora dore umusifuzi witwa Abdani Ndayambaje n'uyubanzi bumoso na Narcisse dore aba batatu bose oya ni batatu muri iyi foto havuyemo Didier ubanzi buryo abandi bose batsinzwe uyu ninde hari Isiaka Jean Paul niwe musifuzi wa mbere na Mudani umusifuzi wa abasifuye match y'Amagaju na Rayon Sport yihuye
iyi ni ya match uko bari bane yavunikiye batatu batsinzwe cyane. tujya kuri Ntabwo- effect ntabwo- ngabo ya match bangaye. tujya muri effect kugira ngo Effect yo zikabizi. tujya mu isaha tubirangije ibi bintu Effect nuko abangaba bo barahabwa repeshage Ferwafa izazibasabira. aba bari lokale ariko batarabona Usibye ko bashi umuntu ambwiye ati hari n'igita zisaba. Hari n'igihe mushiduka muzi ngo bazazisaba Ferwafa ikabihorera Aye. bakaba karabaye. Azazisa. ariko ibisa Hanyuma uwitwa Justin Karangwa we ntabwo iyo repeshage yemerewe kuyikora. Biramusaba kuzajya mu kindi gihugu oya Kujya aho gukora instructeur wa FIFA aho yakoreye handi agomba kwitegera ku mafaranga ye akicumbikira agakora ibintu byose bisabwa kugira ngo atsinde iyo test mu bindi bihugu. urumva no gushobora Bitabaye ibyo yakwemererwa gukora repeshage i Kigali nk'abandi ariko badge akaba yitakaje akaye sifura championnat Rwanda nk'umusifuzi lokale. Ubwo ibisigaye byo kuvuga ngo bahuriye ku biki ibyo ne Frame wabisesengura. Bajije. Nge ntago nzi icyo bahuriyeho ariko icyo ubona Ni ko inshuti. bajya guhuriraho nuko amapolemike bayagaragayemo hari cyane mu mwaka ushize w'imikino. Kubera iki se baganira ku guteza polemique cyane cyane gusa Justin we ntabwo yigeze Oya Justin we n'umusifuzi mwiza. yari umusifuzi mwiza Justin n'umusifuzi mwiza. Ubwo ibyo yagira oya hari neza. igihe biba biriho Patrick ni Ngabo- umubiri w'umuntu atihuta Ngabo y'Isonga Ngabo nziza na Isiaka Na Isiaka. Justin yagize ibyago rwose. Justin n'ubushize yari ndanamwifuriza yatsinzwe ndanamwifuriza cyangwa se harimo no gukura. asubiramo Kuko Justin na- we asubiramo na Nsoro amaze iminsi muri game. buriya Nsoro nawe yari yemerewe gusifura gutyo gusa Ariko yabivuyemo burundu. Nsoro we anavuga ko ngo yagambaniwe. Cyane. nimwe cyangwa nka bimwe Efrem yavuga mu kanya gato ko hari n'igihe wambwa ntihazamo maguye aya yaranatukanye na yanatukanye na Runa Ambroise mu mahoro mu buryo muri open abantu wagira ngo bishimiye itsindwa rya Patrick kandi bitavuga ko atazasifura. aho ashaka kujya ahandi nyine agatsinda Oya nta no kujya ahandi azakorera hano. ntako wamugana Ahubwo ikintu atakaje nawe ni ukuba yaba mpuzamahanga bari barimo bamusabira badge ubu ngubu biragoye Ariko n'utu ko bakomeza uzi ko ndi guprosecute. kureba azaza muri return mu basifuzi ameze neza akuze kunshakira n'amakuru ngabo ko nka David atabaye wa mbere cyangwa se ari mu bambere Turakibaza. kaga Tara tara mu soro ukiri mutoya tanga icyizere. tanga icyizere nanjye kuvuga nti noneho mu basifuzi turi kubona ninde wahamiriwe kuba yahabwa badge ntabwo twavuga ngo Rulisa ageze igihe cyo kuyibona Hari ugiye kuvamo se. Karangwa kandi karangwa ikibazo nuko ari ku ruhande basifuze ku ruhande se umuntu wo hagati azamuye Emmanuel ejo bundi aba umugisha Saida aracyayi Saida abanyanyagira ntiyayitsindwa iyi ngiyi abagenda Mu atlete abayihuta cyane. ariko nkaba Faraji kereka niba akuze hari umusifuzi nawe yitwa Faraji nawe Hamisi hubwo. Hamisi amugara icya bari nticyarenzera Hamisi ashaka kuba akuze cyane yani ibya nyuma turaje mu kanya twigiye kuri EPR na Rayon Sport nyuma y'isaha ubwo tugiye mu isaha yacu ya nyuma ubwo amakuru mashya Rayon Sport imeze bite n'abandi bakinyi yakiriye uyu munsi barasinya ryari match yakinye imeze gute EPR abakinyi bashya mu ishorongi twabonye gute kuri match batsindaga ejo Gasogi wenyagira gusa reka manze kunyuze muri Manifa Printing House Gabo